urebye iruhande rwawe ntago wabura wa muntu uhora avuga ngo ararwaye, ufite ya nshuti ihora ivuga ko umunsi we ntago ugenze neza. Dufite abantu mu buzima ahora akubwira ngo urumva ngo uyu munsi ndarwaye, ngo ejo ngo ntago nari nishimye, ko amazi asa amakuru ngo hoye nta kigenda, cyangwa se uwo muntu nyine uhora akubwira ko ibintu byose bitagenda, cyangwa se nawe ubwawe uri uwo muntu. Cyane cyane nko muri ibi bihe rero hagiye habaho ibintu bitandukanye, harimo kubura akazi, harimo kutishima, harimo za breakups, gutandukana n'abakunzi, harimo kubura abantu ku buryo butunguranye. Navuga ngo nagushishikariza gusoma igitabo cyitwa Think and Grow Rich. Akaba ari cyo gitabo rero tugiye kuvugaho, ariko ninkubwira ngo ngiye kuvuga icyo gitabo ntutekereza ko ari bya bintu byo kuvuga ngo gushaka amafaranga, kuko amafaranga wayabona, ariko ntekereza ko mu buzima icy'ingenzi ni ikiri muri wowe, ni ikiri mu bitekerezo byawe, ni uburyo wiyumva, ese urishimye, ese umerewe ute. Niba ari ubwa mbere rero ubonye iyi sura, nitwa Bukize, ndagushimiye cyane kuba ubonye iyi video. Niba kandi dusanzwe tubana kuri uru rubuga, ngo haye ikaze nanone. Ntabwo nkunda gusaba cyane ngo musharinge mugire gute, ariko iyi ni imwe muri video, iki ni kimwe mu bitabo abantu benshi bagiraho abantu inama gusoma. Ni kimwe mu bitabo byahindura ubuzima bwawe. Ni imwe muri video ntekereza ko nkoze kandi numva nishimye, nzi ko izagirira umuntu akamaro kubera ibintu bikubiye muri iki gitabo. Rero reka dutangire tuvuga incamake y'igitabo Think and Grow Rich. Never would have fell in love with you without you. Why am I stressing? I better count my blessings. Life could have been more threatening. Nari mbivuze rero iki gitabo ntabwo ndi bukivuge muri mu buryo bwo gushaka ubukire. Twarebye za Rich Dad Poor Dad, reka iki gitabo noneho tukivuge muri mu nguni cyangwa se angle noneho yo gushaka ibyishimo, kandi ibyishimo bya bindi bisaga, bya byishimo uhorana igihe cyose. Iki gitabo rero cyane kibanda ku kintu cyitwa conscience na subconscious. Conscience ni ubwonko bwacu bufite ibyo bice bibiri. Conscience ni cya kintu uvuga ukora wagitekerejeho, ni ukuvuga ngo ndashonje reka nywe amazi. Kunywa amazi nicyo kintu ni ikintu wakoze watekerejeho, ariko gushonja ni ikintu cyabayeho utabishakaga. Ujya kumva mu mubiri ukabura gukomanza ukakubwira uti hey, mpa amazi. Hari ukuntu byuka ukumva warwaye. Hari ndatekereza ko muzi gutandukanya, cyangwa se ushobora gutandukanya conscience na subconscious. Ibyo bice bibiri byo mu bwonko nibyo bigenga imiterere yawe n'imitekerereze yawe n'imimerere yawe. Nimvuga imimerere, ubwo ni uburyo bwa amarangamutima ndetse n'ibyiyumvo cyangwa se ibyiyumviro. Rero iki gitabo ukuntu kibigereranya, kivuga ko conscience, bya bintu ukora watekerejeho, ni nkaho wavuga ngo ni nk'umuntu ufite umurima. Noneho ngewe nkaba mfite umurima, akarima k'igikoni, ngewe nkaba ndi wa muntu ukorera wa murima. Ngewe rero mukozi w'umurima, ngewe wa wundi uhinga, ngewe wa wundi uvomerera, mba ndi conscious, ni ngewe icyo gice cy'ubwonko. Noneho hakazaho subconscious, akaba ari wa murima mvomerera. Urumva ko ibintu byinshi kugira ngo ugire subconscious ifite amahoro, itekanye, bisaba ko uba wayikoreye. Kugira ngo usarure ibishyimbo bisaba ko uba wabibye imbuto, ukagira umwanya wo kuvomera, ukagira umwanya wo gufumbira. Rero turibanda ku mahame 5 ashobora gutuma ubuzima bwawe buhinduka, bukava kuri cya kintu cya nkorana umunaniro. Hari nk'abantu bahorana umunaniro, ntago ndi butesha agaciro ibijyanye n'uburwayi. Hari abantu barwaye ikibazo cy'umunaniro akaba afite umunaniro uri karande. Hari abantu barwaye amadepression yandi nyine kwa muganga. Ariko noneho hari n'ahandi hantu ugera bigatangira umunsi wa mbere umuntu akubwira amakuru yawe, ukabura uvuga rega nta makuru, nta kigenda, ibintu nk'ibyo. Ni gute rero ushobora kubaho ubuzima niyo wajya ubabara ariko ukaba utatinda aho hantu? Icya mbere rero muri ibyo bintu
nakubwira wakora kugira ngo ubeho ubuzima navuga ko bwisanzuye, ubuzima butekanye, kandi no kugira ngo ushake ubukire ntago byoroshye kubona ubukire mu gihe mw'imbere yawe hatameze neza. Icyambere rero cyagufasha kugera ku byishimo, uretse n'ibyishimo, reka tuvuge ko ushaka se kurangiza amasomo, ni ukuvuga ngo gira goal, gira intumbero, ariko noneho ubuzi detaye zose. Ni ukuvuga ngo niba navuze ngo ibintu by'ubukire simbijya, ariko kanjye ku bintu by'ubukire, niba ushaka kugura imodoka umwaka wa 2023 urangira, tangira utekereze neza, wibone, ugire iyo goal ibiri clear, uvuga uti ndashaka imodoka y'ubwoko ni BMW, ndashaka se reka tuvuge gushinga urusengero nzashinga no kuri zaba rumeze, ndashaka se kuzahura n'umuryango wanjye tumaze igihe tutabonana cyangwa se tutavugana. Ufate iyo goal yawe, icyo kintu ushaka gukora, noneho detaye zacyo uvuga uti tuzahurira ahangaha, bisaba iki ngiki. Ibyo bintu bishaka gutuma ubuzima bwawe bushaka kuba bwiza. Reka nsubire kuri cya kintu navugaga cy'ukuntu abantu bamwe nyine babaho batishimye. Ni ukuvuga ngo tuvuge ku munsi wawe, niba ubyutse mu gitondo kuwa mbere, dore ni kuwa mbere tugiye gutangira icyumweru, niba ubyutse kuwa mbere ukavuga uti uyu munsi kuwa mbere ndirirwa ndishimye, ba clair uvuge ngo ikintu cyose cyaza uko cyaba kimeze kose, boss yambwira nabi twahomba, intego yanjye nuko ndi butahe nishimye, uyu munsi ntago nemerera wa muntu watumaga nta nishimye, ntago ndi bumuhe amahirwe. Icyo ni ikintu cya mbere, no kugira ngo intumbero yawe ibe iri clair, ubizi neza, ku buryo umuntu akukanguye saa sita z'ijoro akakubwira ngo mu kwezi kwa 12 2023 ni cyifuza kwa wagezeho, ushaka kumubwira uti ikanzu y'umutuku n'iki byose bizaba ngewe nzaba mbifite. Icya kabiri rero, ikintu gahunda zagufasha kugira ngo ubeho mu buryo bwisanzuye, cyane cyane mu bintu by'amarangamutima, cyangwa se nuko gushaka goal yawe, habamo ikintu cyitwa affirmation. Ibyo rero ni guhora wiyaturiraho uti ngewe ibyishimo ni ibyanjye, kunezerwa no kwanjye. Niba umuntu akubwiye mu gitondo ngo umeze ute, mubwira uti meze neza cyane, ndishimye, nta gahinda. Nyine guhora watura ko umeze neza, nta gahinda, ntayo mibabaro, ntazo mvune. Izo mvune nyine duhora, umuntu ahora avuga ati simeze neza, ngewe ntago bigenda. Ukagerageza nyine kubihindura, noneho ugahindura uburyo wiyaturagaho. Hari ibintu njye mbona abakobwa bakora cyane cyane, nabwo ngo ibyo abakobwa ariko wenda n'abahungu barakora, ugasanga ufite nk'ukuntu wagiye wandika agapapuro ukagashyira nko kuri miriwari ahantu ubyuka mu gitondo ukaraba nko mu maso, hakaba handitseho ndi umuhanga, ndi umunyabwenge, ndi umutunzi, abakristu, ndi umwana w'Imana, ndizeye. Ibintu nk'ibyo ahantu hose wicaye ugahora ayo magambo ari utekereza. Niba uri ku kazi urimo urandika, cyangwa se hari niba waba udafite akazi, niba wicaye kuri kakazuba ka saa yine uri gutekereza ahantu uri bukura umugati, uri gutekereza ukuntu ubuzima butagenda, ugatangira kwiyaturira uvuga uti ndi umukire, mfite ibihagije, mfite ibyo nkeneye mu buzima bwanjye bwose. Icya gatatu rero ndi bukurikizeho ni ikintu kijyanye n'amarangamutima. Icya mbere twabonye ni ukugira intumbero ihamye ukabuyizi. Icya kabiri twari tumaze kuvugaho ni ukwiyaturiraho, ni ukwakira icyo kintu watekerezaga ko ari cyawe. Icya gatatu rero ni ikijyanye n'amarangamutima yawe. Nkuko natangiye mbivuga, hari abantu bahora buri gihe ari ntibigenda, uyu munsi noneho byagenze gutya, uyu munsi noneho gerageza ukontrole. Twabonye ko uri master, ni wowe ugena ngo ibishyimbo byanjye ndashaka ko bitarenga metero 2 se cyangwa iki. Ni wowe ushyiramo imbaraga, noneho amarangamutima wawe cya gihe wumva ugiye gusubira hahandi uhorana agahinda, ahantu uhora wumva ubukene buranyishe, igihe ugiye kujyayo noneho ukagerageza kuba ari wowe ukontrola, akaba ari wowe ukina n'amarangamutima yawe. Niba ubumva ugiye kwigunga, ukaba washaka uburyo wiforsa, uburyo
ukora igishoboka cyose ku buryo utaburi wenyine, wahamagara inshuti, wakandika message, wagira gute. Icyo nacyo ni kimwe mu bintu bishobora kugufasha, kandi ugahorana ibitekerezo biri positive. Hari abantu niyo wamubwira ngo imvura iragwa iri kugwa, ashaka kugatereka imvura yaguye ite, n'ukuntu turi mu gihe cy'ubushyuhe. Hari abantu nyine bahora bari kuri iyo kote yo kuba negativiste. Uyahindura kuva uyu munsi ujye uvuga uti uzi ko burya ya 500 nshaka nifuzaga kuba mfite icyumweru gishira nshobora kuba nageraho. Uko ugenda ndimo ndanga gukoresha indimi z'amahanga cyane, uko ugenda utoza ubwonko bwawe, uko ugenda utoza ibitekerezo byawe, amarangamutima yawe gutekereza ibintu byiza by'ibyishimo, niko nyine bigenda bikura, noneho bikazagenda bikaba automatique ku buryo nta kintu gipfa kuguhangayikisha. Ntabwo nzi ukuntu byagenze, ariko ndumwe muri abo bantu muzahura. Ngiye nta biragwe kugira ngo mbone ikintu muri sense iri negative. Iyo ngiye ikintu cyose mpita ntekereza uburyo tugikoramo kugira ngo ubwenge ntabwo bishoboka, ni ibintu bigoye. Ntabwo nzi ukuntu byagenze, ukuntu byaje kuza gutyo, ariko ni ikintu nkwemerera ko gishoboka pe. Aho kugira ngo uhore ubyuka uvuga ngo huye ngo urumva ngo nanone narwaye, ngo urumva umugongo wacitse, noneho uyu munsi shyiramo agatege. Histoire nyine ise kuba itandukanye nizo abantu bamenyereye, ku buryo ubaho ubuzima bugwiriye. Icya kane rero ni ugutangira ku visualizing ibyo bintu. Visual hahandi utekereza ukavuga uti noneho hahandi ushobora no gutangira kubishushanya. Tusubire kuri ya BMW, hahandi wicara ukagishushanya, byaba ngombwa ukagenda no muri cyber cafe ugaprinting iyo kanzu nziza ushaka ukayimanika ahantu, ukajya noneho iyo kanzu yawe uyibona. Tuvuge niba uri umuntu ukora business, hahandi utangira kwibona ko niba uri ufite imodoka imwe ariyo ucuruza, niba uri ufite ya myenda wa curuzaga mu isoko rya Kabeza, niba wari ufite za nyanya, noneho ugatangira kuzajya ubona wagize amadepo ari wowe noneho usupplyinga abantu bose. Iyo nindi exercice, n'undi mwitozo nyine wakora kugira ngo ubashe kugira bwa buzima ugere kuri cya kintu cya think and grow rich. Kandi amarangamutima yawe nubwo ngo nutangira kwibona nk'umukire, utangira nyine kubona ko kuba mu buzima bw'ubukire. Hari umuntu wambwiye ngo uzarebe nk'umwana w'umukuru w'igihugu ntabwo yitwara nyine nkuko abonye kose. Nawe rero iyo wamenye ahantu ugana, iyo wamenye ko mu myaka 5, tuvuga mu myaka 5 niba ari uzaba uri mu distributeur munini muri Kigali, utangira nyine kugenda muri iyo nzira. Hera kuri ya end, hahandi utekereza ko ariho uzarangiza, noneho ugaruke. Ese uramutse wari ubizi ko mu myaka 5 uzaba tuvuge uri umupapa w'abana 3, wakaba irimo urakora ibyo uri gukora ubu ngubu. Nuko tangira rero urebe n'amaso yawe, utangire ubitekereze, ubireme. Ibyo bintu rero bizaza. Unatekereza uti ese ibyo bintu biramutse bibayeho namera nte? Utangire nyine mu acting muri ibyo bintu. Icyanyuma rero gikubiye muri ibyo byose, marige ko ushobora kugira iyo ntumbero yawe, ukagira goal. Marige ushaka kuyandika, marige ko ushobora ku emotionnellement ushobora kugwa ukavuga uti byanze uyu munsi ariko ejo ndabyuka, ariko nta kintu byaba bimaze hatagiyeho kuvuga ngo kugira persistance, kudacika intege. Niyo wakora uyu mwitozo inshuro 1, 2, 3 bikanga, ntabwo wemerewe kugwa. No kuvuga ngo buri gitondo, buri mugoroba, ibitekerezo byawe bihate ibintu biri positive, ibintu byiza, ibintu inkuru nziza. Uhore wiforce uvuga uti ntabwo biri gukunda, ubu nta kazi mfite, ubu ngubu se nta mukunzi mfite, ubu ngubu se ntabwo ndi kubona ahantu inzira yava, ariko utekereze, utangire ubibemo. Igihe rero wabyutse kuri ya minsi twese tugira, ya minsi uba wumva ntubishaka niki, fata agapoze gatoya, ariko ntago wemerewe gucika intege burundu nyine ngo ugende. Nkuko nabivugaga rero, kugira persistance no guhora usubiramo iyo ntego yawe, no guhora nyine udacika intege, ni bimwe mu bintu byatuma nyine ugira izo thoughts zituma uba umukire. Ibyo bintu rero bikaba bishobora kuba
applied ahantu hose, yaba ari mu buzima busanzwe surtout ama emotion niyo nibanze kubera ko turi guca mu bihe bitandukanye, yaba ari mu gushaka ubukungu cyangwa ubukire, yaba ari no kubana n'abandi bantu neza. Hari ukuntu ufite nk'inshuti zitakumereye neza, gerageza aho kugira ngo uzitekereze nabi, aho kugira ngo utekereze ko ari ba bantu baza kukudraininga no gukuramo imbaraga, noneho batangira ubatekereze nkaho ari bwa butunzi ufite ibintu byose ni mu mutwe. Kuva uyu munsi rero utekereze ko ufite imbaraga ku bitekerezo byawe, uri master w'ibitekerezo byawe, ufite umurima ugomba guhingira buri munsi. Kubyuka mu gitondo wajya ku kazi kawe kaba katari akawe, yaba ari uri bugume mu rugo ugatekereza ko ibintu byose biri kubeho uri en contrôle yabyo. Mugire ibihe byiza. Video yabaye ndende, ndabakunda, ariko iki gitabo nyine ntago nari kukivugaho, simvuze ibintu byose birimo ko ubundi iki gitabo bagiye bakubiriramo ama interview bakoresheje abantu benshi bagiye bagira inkuru ziri successful, inkuru twumva nyine ukavuga uti uyu muntu yagize icyo ageraho. Ba bantu bose utekereza uzi nibo bagiye bakubira bashyiramo ngo uko nagiye wenda motive abakozi banjye ba Ford bari abakoze inganda zikomeye, abantu bagiye bafumbira ibintu bitandukanye bakavuga uburyo nyine bagiye babigeraho. Ariko njye nahisemo kwibanda kuri izo gahunda 5 cyangwa se uburyo 5 ushobora guhindura ubuzima bwawe bwose kandi wifashije ibiri mu gitabo Think and Grow Rich. Imana ibarinde, twese tuzahaye turonke kandi tugerageze guhindura imitekerereze yacu, dutangire kuba mu byo twifuza, dutangire kwibona nkaho twabigezeho. Ndabakunda naho ubutaha.